Amashaza adufasha cyangwa afasha igogorwa ry'ibiryo. Buriya iyo tumaze kurya amashaza yo yifitemo fiber cyangwa fibre ifasha umubiri kudafatwa na constipation cyangwa bigafasha nyine umubiri kwirinda constipation maze bigatuma igifu gikora neza. Tuvuga ku bijyanye n'ubuzima health, tuvuga ku bijyanye na diet imirire, kandi nanone tuvuga ku bijyanye n'amafaranga, of course living life skills, ubumenyi ngiro mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hello guys, welcome back to Salif Facts TV, televiziyo yanyu, aho tugiye kongera gukomeza kubana muri Health Fact, aho turebera hamwe ibijyanye n'imirire, ibyo turya bya buri munsi. Ndibutsa ko I am not nutritionist, kandi ibyo tubagezaho mu bushakashatsi tuba twakoze hirya no hino byagiye n'ubundi bitangazwa n'aba-nutritionist, hanyuma noneho tukabirebera hamwe maze tukagira amakuru ahagije kuri ibyo biribwa bigiye bitandukanye. So mbanza no kongera kubasubiza aho wowe uherereye, wowe mukunzi wacu, comment zanyu turazisoma tukabona nyine ni byiza, mukadutera inkunga mu buryo bumwe cyangwa ubundi, hanyuma noneho tukagaruka dufite morale kugira ngo dukomeze kubana hano muri Health Fact, aho turebera hamwe ibijyanye n'imirire ndetse n'ubuzima muri rusange. So twakomeje rero video yashize twari twavuze ku ntoryi, uyu munsi tugiye gukomeza noneho tuvuga ku mashaza. Amashaza twese turayazi, ni ikiribwa, ni imboga twese usanga turi kurya, kandi amashaza akaba akungahaye ku ntungamubiri zigiye zitandukanye. Tugiye kurebera hano hamwe kugira ngo tumenye akamaro k'amashaza ni akahe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ese iyo ufite isahani ukabona hari amashaza, mu by'ukuri akumarira iki, cyangwa umubiri wawe uba ugiye kunguka iki muri ayo mashaza ugiye kurya? So dukomeza rero, ngiye kubanza kubabwira inkomoko y'amashaza, akomoka he, ese afite akahe kamaro. Turebera hamwe utumaro tugiye dutandukanye tw'amashaza kugira ngo tugire common understanding cyangwa tugire ibyo twumva ku bijyanye n'amashaza. So twagiye rero, amashaza akomoka mu gihugu cy'Ubutaliyani bwo hagati, ahangaha niho amashaza akomoka. Hanyuma rero tugiye gukomeza tureba ese amashaza atekwa gute, aribwa gute, tunareba noneho muri rusange akamaro k'amashaza ni akahe, ese amashaza akungahaye ku biki mu gihe turi kuyarya. So rero amashaza buriya ni ikiribwa cyiza, cyane cyane iyo ariwe ari urunyogwe, kuko inshuro nyinshi anogera abarwayi bitewe n'uko akungahaye ku ntungamubiri zigiye zitandukanye dusanga mu mashaza, zituma noneho abarwayi babasha nyine kunogerwa nayo. Inshuro nyinshi ubushakashatsi bwagaragaje ko amashaza buriya arimo imyunyungugu, akabamo n'amavitamini atandukanye, nanone kandi ngo ni meza cyane bitewe n'uko arimo amasukari yorohera umubiri kuyakorera composition cyangwa kuyadigestinga, hanyuma umubiri ugahita ubona imbaraga vuba vuba, bityo rero nyine akabasha kunogera abarwayi. Ikindi nanone urunyogwe rufite buriya intungamubiri nyinshi cyane kurusha izindi mboga z'ibyatsi. Ibyo byose turaza kugenda tubirebera hamwe muri iyi video kugira ngo tubashe kumenya mu by'ukuri amashaza, kubera iki amashaza uyu munsi. Ikindi wabasha kumenya ku mashaza kidasanzwe ni uko buriya amashaza afite imyunyungugu irimo nka phosphorus, irimo nka potassium, kandi nanone akaba akungahaye ku butare bwa fer. Fer tuzi ko ifasha muri transport cyangwa mu gutwara muri transport y'amaraso, ikongera ikagira na lutacine, akaba ari ibintu byiza bituma amashaza nyine ari meza gukomeza tuyarya cyangwa kuyashyira ku ifunguro ryacu. Ikindi kintu, amashaza buriya akize ku wundi musemburo cyangwa ku yindi ntungamubiri yitwa amido. Tuzarebera hamwe rero ibyo byose, tugiye gukomeza turebera hamwe ibyo byose mu mashaza bikora gute, ese iyo bigeze mu mubiri bigenda gute. Hano twamaze kubona ibintu byinshi amashaza adufasha, tugiye kujya muri detail, tugenda tuvuga kamwe kamwe, turebe nyine amashaza akora gute, se adufasha iki mu buzima busanzwe. Amashaza adufasha cyangwa afasha igogorwa ry'ibiryo. Buriya iyo tumaze kurya amashaza yo yifitemo fiber cyangwa fibre ifasha umubiri kudafatwa na constipation, cyangwa bigafasha nyine umubiri
kwirinda constipation maze bigatuma igifu gikora neza. Ikindi nanone amashaza afasha umutima wawe gutera neza bitewe na fibre iri mu mashaza, igabanya cholesterol mbi mu mubiri. Rero mu by'ukuri kubera ko amashaza nyine agabanya iyo cholesterol mbi mu mubiri, bituma umutima wawe ubasha gukora neza bitewe n'uko mu maraso cyangwa yakuyemo bya binure bituma umutima wawe utabasha gukora neza. Ikindi nanone kubera ko twamaze kubona ko mu mashaza harimo potassium, bituma noneho amaraso nyine atagenda ku muvuduko uri hejuru. Mbese muri rusange amashaza aringaniza umuvuduko w'amaraso mu mubiri. So ni byiza rero kwita ku mashaza mu gihe ugiye kurya ibiryo byawe cyangwa ugiye gufata ifunguro ryawe rya buri munsi. Ikindi twamenye ku mashaza kidasanzwe ni uko buriya amashaza afasha kugenzura isukari mu maraso, kubera ko amashaza afite glycemic index iri hasi, niyo mpamvu ari meza ku bantu barwaye diyabete kuyarya nyine mu rugero, agafasha kugabanya isukari mu mubiri. Ikindi kintu, amashaza akungahaye ku mavitamine nk'uko twari twamaze kubivuga. Vitamine A turabizi ko ari nziza, turabizi ko ari nziza ku maso. Vitamine C yongera ubudahangarwa. Amashaza akongera kuba akungahaye nanone kuri vitamine K ifasha amaraso gufatana no gukomeza amagufwa. Nanone akaba akungahaye kuri vitamine B itanga imbaraga nk'uko twari twabivuze muri video yashize, aho twavugaga nanone ko intoryi zirimo vitamine B ifasha n'ubundi mu iremwa ry'imbaraga twebwe dukoresha. Buriya iyo turiye ibiryo biragenda bikagera mu gifu, ariko hari ibindi tuba twariyemo biri buze gufasha bya biryo kugira ngo umubiri ubashe kubitransformamo imbaraga dukoresha. Ikindi nanone wamenya ni uko amashaza afasha amagufwa n'amenyo. So ni byiza rero kwibanda ku biryo birimo iron, birimo magnesium na phosphorus nk'uko twabivuze haruguru, kuko izo ni intungamubiri zose usanga mu mashaza kandi usanga nyine zubaka ayo magufwa n'amenyo. Ni kumva ko hari ibyo amashaza ari kugenda ahuriraho n'intoryi, gusa tunibuka ko nyine intungamubiri ziri mu mashaza nanone zisanga no mu bihaza. So ni byiza rero kujya urya ikintu uzi ngo iki ngiki kimaze iki, iki ngiki kimaze iki, cyangwa gikorera gute mu mubiri wacu. Ikindi kintu wamenya cy'ingenzi cyane ni uko amashaza buriya afasha mu kuringaniza ibiro. So ibi ni ibintu byiza cyane kubera ko iyo uriye amashaza bituma wumva uhaze nyine cyane, uhaze by'igihe kirekire, ku buryo utari wa muntu uri buze gukomeza ashaka kurya buri kanya. So ni byiza rero kwita ku mashaza mu gihe ugiye kurya cyangwa mu gihe ufite gahunda yo kugabanya ibiro. Ikindi kintu wamenya kidasanzwe ku mashaza ni uko ari meza ku bana n'abagore batwite. So arimo folate cyangwa vitamine B9 ifasha imikurire myiza y'umwana uri mu nda. So ni byiza rero ko n'umubyeyi uri konsa buriya mu gihe uri kurya, mu gihe utwite, kurya amashaza ni byiza kuko bifasha umwana gukura neza. Mbibutsa ko aya makuru yose tuyakura mu gitabo cyitwa amabanga y'Imana, imbaraga y'Imana ivura usanga mu byaremwe. So ni byiza rero ko icyo gitabo nawe wagishaka ukagisoma, kuko harimo amakuru menshi ajyanye n'ubuzima kandi yagufasha wowe nanjye guhindura cyangwa kumva icyo ibyo turya muri rusange bigiye bitumarira. So inama zo kurya cyangwa zo kurya neza amashaza cyangwa zo kuyarya neza. Amashaza tuyarya atetse, nta muntu urya amashaza ari mabisi. Kandi ikindi ashobora kuribwa ari mu supu cyangwa ukayateka nyine ukayoroshya. Ushobora kuyateka ukayarya n'umuceri, ushobora kuyatekana n'izindi mboga ukazivanga, kandi nanone ushobora kuyateka ukayarya n'ibijumba cyangwa ukayarya n'ibirayi. So ni ahantu henshi ushobora nyine kurya ayo mashaza yawe mu gihe wayatetse. Murakoze cyane rero, nizera ko umukunzi wacu watubajije icyo amashaza amaze mu mubiri mu buzima busanzwe asobanukiwe, kandi natwe twumviyeho icyo amashaza amaze mu mubiri wacu. Tuzakomeza n'izindi video z'ubutaha tuvuga ku bindi bintu bigiye bitandukanye turya mu buzima bwa buri munsi. Nawe niba hari icyo wifuza kumenya twazavugaho ubutaha, nagushishikariza kugishyira muri comment kugira ngo ubutaha tuzaze tukivuga turebera hamwe muri rusange
ese icyo kiribwa kimaze iki cyangwa kidufasha iki iyo tumaze kukirya. So murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, naho utaha mu zindi video zizakurikira. Bye bye.